Pamela umeze ute? None siko nari nciye hano kuri kampani yanyu naza nkagusuhuza hano abasekirite ntabwo bamerera nabi gusa n'ukuntu mbona ukeye nanjye ngomba kubikora nanjye nkacya nkasirimuka hajya nirwa kwirirwa nkubwira ngo bera gutya na gutya ukananshakira n'akazi nkajya mu kazi nkeye ngomba kubanza nkiyitaho. Byo nta bidasanzwe ndaje mbipange nyine ngiye ko biri bukonde ariko nyine please ndamuka nkuzanye mu kazi uzamfasha ibyo bintu by'ibikanzu ayo uzabitwikira ntago mpazi gusa sinzigere mpura nawe wambaye nabi sibyo? Urakoze cyane. Ikindi cya kabiri wahindura amavuta mbese sinzi ikintu tuzakoresha kugira ngo nyine numve ko tuzajya tugendera mu muhanda utari concept singo? Yego gusa wagira inshuti yagira nkawe nta bidasanzwe wagira inshuti yagira nkawe pe kubera uko uri inshuti nziza man ahubwo ikintu gigomba gukora ugomba kunshakira igitipe gifite amafaranga. Muto ijya nariye muto ijya Atu n'ubundi by'abapfu biribwa n'abapfumu ubundi mbona ibyana byo mu bakire n'ubundi mbona byararindagiye ubuse nkanjye koko asibyo ko nge batananyiteza kubera ko n'ubundi ndi n'agakene ndi n'agaturage ariko wowe usa neza ariko icyo gihugu n'ubundi uzakirye. we turize ndaje mbikugiramo gusa ikintu gisaba n'ikimwe ni ugukanguka mu mutwe ibindi bikabirangiye so tugende nyine nsubire mu kazi urabona natinze cyane nshaka kuba wenda hari nk'ibintu cyangwa wenda bankeneye kuri ofisi bakambura. Yawe urakoze cyane umve ngo ndishimye ikindi kandi nagusaba barira umfashe unsakire pase y'igisore nyine nanjye cyo mu bakire gifite amafaranga atende usohoke tujye hanze njye kugurira iki siko nanibagiwe. Ntago ari ngombwa. Yasha tugenda. Allô? Oui, ben. Meze bite? Uzi ko mbona kuri reception udahari wagiye. Ako nawe usigaye wica akazi pe. Umushuti wawe sigaye mwamagiye mu biryo. Ntari bingahe utindi gushaka. Sibyo? Arakana yende aranije kujya kwereka nyine ntari bigira. Nabo bansanga hano kuri reception nicaye muri office yawe. Warushitse hano hafi. Ntari ngagira nyura hansa. Sawa?
waje utambwiye be ntago nasanzwe ntembera muri iyi company cyane nyine maze iminsi ndi mpuze mu kazi yajyanje ari office hano harano natembereye mbaza ati nabonye iki ako ni surprise sibyo yabanze ubwire ariko ni surprise ndajya kubikwereka mu kanya sibyo sangahe none gutya tugiye kugenda yego nuko ari gukumbana ndaga no kuganira ndashaka kubanza kuganirira sibyo gusa ari gukumbuye ejo nk'ijoro wagera bwo nyine ntafite ibintu byinshi byo gukora ako nayo ndi kuzajya ufata akazi kakarutesha abantu ntabwo bari byiza wagiye ntabwo nakurutisha gasubiza ahubwo reka kuko papa mu kanya agiye kuza muri office yiwe kuko ejo nyine yaraje bigije cyane ageze mu gitondo nyine yageze ahantu araruhuka nabo bagiye kuza mu kazi none gatubane tugiye kureba aho hantu tunatemberamo gake atandatu tunanura amaguru ariko asigaje gasanga nta muntu uri hano ndabizi igihe ari buzi ari kubura nk'iminota nka 15 ngashye turaba twavuye sibyo reka tubane tugiye kureba nyine kuntu hameze sibyo sibyo surprise Fidure Dany no ya ibintu bavugaga tuzibera amanya nakubwira nzagutuza nahakuzanye bena ntabwo ari Dany ntabwo ishimye hano kuhabona ntibibaje kunyereka ntabwo ari byiza ibi hano muri office bo wicaye aho turi mu abo twicikigene mu kugereza wajya kubibona ako rebe Dany ngo ndaje ngo tembereze muri Dany ahubwo warakaye gusa namaze ntabwo mbikunze ntabwo bibaye gusa ni icyoruje kunyereka ubundi ntabwo byishimiye gusa mvuye muri office nzi ko nje kureba ikintu kigaragara kumbuje kuntambagiza ejo ntabwo wamwe ushaka gusohoka mbese narashaka gusohokera ntabwo nzicaye hano aha kwicara nje nagiye muri iki sindi turamwikiye ushaka no kunywa se Baravuye mu ndebere nk'ahantu nkuye ubu narinje nzi ngo tuje kurya tuje kunywa none kumbirije kureba inda ako nanda amaso yarabishe okay merci kanicara ngewe bifiringa basi nawe cyangwa gufanya ubwire sibyo fanya nkubwire bino ubwire sigukunda subiza injira nyine mpavanga wese sinango wishime kwa wicaye hano muri Dany ngomba ariko ntabwo nabikunze ntabwo byishimye ntabwo nakunze washaka ikese
ubundi numva ko tugiye gusohokera nyine ahantu urumva turaba tumeze neza. Asa ntabwo umeze neza? Ntabwo ntabwo wishimye? Nakareba kubera iki? Turi n'ibiki koko? Ejo warambwiye mushaka gusohoka ndavuga ati reka nshakane gusohokera nako dusohokera sibyo? Nakunde nyine wakora iki se? Nirirwa mbona uyu munsi koko sheri vrema. Izi ndabo wajya kuzibona? Nanjye nzibona se ntabwo yari company ya papa we nirirwa nzenguru. Uzi ko nanjye ko no se undi bero wagiye ubundi bandumbiye wasanga rero wari wanaje ntabizi. Oya ntabwo nigize hano. Uragiye? Ari umushitanyi turi kuganira hahandi haruguru mu majaride nanone. Ariko mu by'ukuri njye ntabwo nzi ko nje hano aho shiri nawe usigaye utegura nabi. Ese mushito wawe ni wasanga ari umuhungu? Oya yari umukobwa. Be serious maze. Karamba. Ntabwo hano nahishimiye. Ntabwo nabikunze. Nose waretse tukazaza kwiturira hano. Tugatura mu gihuru. Hano ko nari heza nahasaba papa no papa ntaje muvana ndakora. Twakumira karagwira. Ntushaka kuzaba mu nzu imeze? No uzaza kuntuza mu gihuru. Ahantu nkaho. Ashibundi wajure kundi weho. Ntabwo ushaka gutura hano? Nje ntabwo nzahaba. Kubera iki? Ntabwo ushaka gutura hano? Aka. Are you serious? Wahite byinshi byo gukora kana nigira mu kazi wawe. Neza. Ikibazo nari mfite Dany ejo yambwiye ko document zikenewe ku mukozi ntago bari kuba bazujuje bari kuzana nyine document ugasanga nyine hari requirement ziri kuburamo. Bivuze ngo mwasanze zituzuye? Ziruzuye ahubwo ukuntu nabyumvishe umanza harimo requirement zigoye kuba abantu babasha kuzibonera ubushobozi. Ariko man buriya ninjye suzuguye niyasho ahubwo mukobwa namaze kubyimba amaze kurenga pe aho atakishaka no kunyumva. Amafaranga namwanga ndayagabana kare kana gasuzuguro gakabije kubita gende we ntago ari Dany. None yakubwiye ko bigenda gute? Ambwiye ko tugomba gutegura inama mu gitondo tukabivugaho. Okay. Ubu ushobora kuba ugiye nkamuhamagara tukavugana. Sawa murakoze. Nani meze neza pe. Abatinze gusubiza. Nandi kumva kaguma kuri YouTube.
izo koteri zawe koko mana yanjye bazivuye hose ubu uri kutwumvira mu mafaranga mva ahubwo sekirite hari ikibazo mfite bose hari akazi yampaye sinzi mba ubizi ariko uko biri kose bose sekirite we nta kintu utazi yampaye akazi ko gushaka abamodo imyaka 19 n'angahe n'izindi qualifications nazo bla 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 ariko izo qualifications ziragoye pe nabuze umuntu n'umwe uzujuje haza byibushye abateye no turi musucuramye ubusanzwe yaganiye nabi ariko niko bibize ubusanzwe yarize ugasanga ndetse naka 25 ubusanzwe ni mwiza ugasanga byibushye ingurube wenda nyine ako ni ingurube to n'ubundi ubusanze wenda muremure byandi bavuze ugasanga nta nyashi nta kinini rero nabuze umuntu n'umwe uzujuje ikibazo kinini bimeze pe wenda sinzi impamvu hari ikibazo cyabayeho ku bakozi bikeneye kugira ngo tubiganireho nsobanurire uko bimeze. Ikibazo cyabayemo ngo requirement mwari mwatanze zigendwa kugira ngo nyine uri mu mudo muri gushaka cyangwa muri abakozi muri gushaka kugira aboneke bya ntago bari kubona bari kubiri kumacinga. Nabwiye secretary wawe ngo ategura uburyo bakora inama mu gitondo, hari strategy ko dukoresha, hari ukuntu umuntu ataba afite aburi ikintu kimwe bagahita bumva ko ibintu byose byabuze. Nashaka ko tubiganiraho bakatubwira ibiri kubura ibihari nyine bakatubwira muri make uko abakozi babonye bameze, tugahitamo muri abo babonye. Njye nuko nabiteguriraga mu kanya inama niyo turitabira inama mu kanya buri bubyumve turumva ibyo batubwira, kuko nanabwiye secretary wawe ko mama ari ubishinzwe ndibuze kubimubwiraho. Ejo ntabwo yabonye umwanya wo kubwira mama kuko ntabwo mwamuhari, ariko biragenda neza ndabizi. Wenda sinzi impamvu bosi yaba yaratumye nyine akora izo requirement, ariko ndumva nta n'impamvu gusa nimba nyine wenda ariko nyine yabivuze arizo kondisiyo zihari, ndaza kumubwira yuko nyine kugira ngo tubone abantu bujuje izo requirement biri kugorana. Ndaza kubimubwira nyine bimumenyesha, wenda ari igihe yagira ibyo ahinduramo ntawamenya. Barakeneye kugabanya wenda bakongera age limit n'ibintu by'uburebure nabyo urabizi ko abakobwa benshi baba ari bagufi, ibiro nabyo usanga yitibuye cyangwa se usanga arananutse, ariko n'ubundi usanga yashobora gukora akazi muri kudusaba. Dukeneye nyine kumumoda rero none se uza kumutuvugisha wowe iyo utekereye iyo mpamvu yatumye bosi ashyiraho izo requirement zikakaye gutyo, mbo impamvu nkeka wenda abana bose nabyo mwizera buriya mukuri pe ushaka gusanga yashakira kana kugira akari kuri tayi agire ko yegera. ese buriya umugore we ni muya haramufite, ariko se nyine abagabo bajya banyura, ariko nyine nubwo afite umugore buriya ntabwo wamenya nyine buriya bizikiri rwa giti umutima wa bosi nyine niwe uzi impamvu yashyize izo requirement, niwe nyine uzi uko umugore wamufasha. buriya nyine ntawamenya impamvu yashyizeho izo requirement. nubwo amufata neza ariko abagabo byo ni babo noneho bwo munze ko mwiyizi ubona n'Urwanda rwe kiriya cyane cyo ariko se ko kivuga nabi nacyo yumva mwana kigira amahane gusa nyine nanjye ko mbyumva wenda zikamitse cyangwa kumuraniza akagira ibyo kugira ngo binihute n'ibyo turi gukora. Niba ari ibyo wenda yaba ashaka ku ruhande rwe ntabwo twabigereho cyane kandi turi mu kazi. ndaza kubimuganiriza mubwire ukuntu ibintu bimeze, ari igihe yagira ibyo ahindura kandi nyine ntimugatinya rwose ntimukamutinya aho kugira ngo ninye bosi natinya uriya muhungu we kuko niwe uvuga nabi. wowe muririra bose niwe wakwitera bose ntabwo yakoze na bosi udasinye simbizi, ariko uriya nawe mbona ari ubushobozi yiha ku buryo yiyumvamo. yarabwiye ariko ntabwo afite uzina ko ari kubwiye yarabwiye rwose. uriya ni umwana wa umwana nyine yagenda akanaguteranya, ariko
iriyete namfa kandi nta mwana utera ko rero tiyitonda agiye kumara reka okay nanjye kino nkubwire zari ni cyashya dufite ngo niba hari nyine uzaboneka nanjye gusoma umwanya tuzagiye cyo kwiteza nta kibazo ubwo nawe ndabwira boss yuko nyine hari design ushaka kupresenta ushaka kumwereka hanyuma nawe abashe nyine kuba yabishyira ku murongo nawe ndakuvugira nta kibazo asundi we umusore wa boss kumbona mbese mu mwaka mbona atwaye icyubahiro ntacyo atwaye ntacyo atwaye ntacyo atwaye ariko se twiga uburyo twabigenza ndaza kubitangaza cyangwa kubipublishinga mu kanya mu nama. Nta kibazo. Okay. Nta kibazo kandi murakoze. Sawa umunsi mwiza. ntabwo wasanga nyine ari icyo mupanga nawabitinda leta wowe ikibazo cyawe nacyumvishe nawe icyo nacyumvishe ndaza kubishyira bosi noneho araza kubishyira ku murongo. Harya uvuze ko umwana wa bosi ngo unari biki tuzabasubiza ubwo iki kineri nete gusa abantu bageze mu biki numva nyine ntazi ako tubireke oya kineri nete ko mufite ukuntu mumubona nanjye mfite amaso ako wenda hari buri muntu burya abonamo ibintu kwe ariko se ko tumubona uko tumuvuga none se ubu ngubu abantu batatu bose ubu twanga bosi ra nayimene twanga umuhungu we mva buretse gato sekirete mu bwira ibyo ntabwo bindeba sibyo njye mfite ukuntu mubona nawe mufite ukuntu mumubona si ibintu byumvikana se ni ibintu byumvikana ariko rero ntabwo bakagombye kutujaginga ngo uramuhungu iki n'iki ntabwo uri kwemera yuko nawe tukugwanya nanjye murangwanya uburyo nyine uburyo umubonamo bitandukanye nuko mubona nyine nendagira nkumvishe yuko nimba nta kese turahuramo ngo tubere nkaho tumvikanye ari gutera impamvu yo kwiboneranya nawe amagambo hejuru y'umuhungu w'indi screen bafite nyine ibyo bapanga ibyo bahuriraho ntabwo se ujya umubomoza aramupomora nabi oya ujya umutama birumvikana ujya umutama ariko ntabito ahubwo nanjye uzarenda umwana nk'abandi ibyo ngibyo tubireke ubwo ikibazo ndaza kukigeza ikibazo cyawe ndakigeza kwa bosi nawe ndaza kukigezayo uwo mugenda sawa murakoze